Yesu ashimwe bavandimwe kandi bakunzi b'ijwi ry'icyizere cano. Nk'uko bisanzwe uyu munsi tubazaniye umutwe w'amagambo uvuga ku mitekerereze igenga abantu. Iyo mitekerereze ni imitekerereze itatu. Imitekerereze ya mbere ni imitekerereze ya gifetaliste. Umufetaliste yizera adashidikanya ko ibintu bibi cyangwa ibyiza bimubaho biba bifite uwabitegetse, kandi nawe nta kintu yabikoraho kugira ngo abihindure. Iyo mitekerereze ikaba yiganje hano muri Afurika, kandi iyo mitekerereze igira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abantu. Niba agezweho n'indwara, yumva ko nta ruhare yabigiramo rwo kugira ngo iyo ndwara imuveho, cyangwa niba agezweho n'ubukene, atekereza yuko ntacyo yabikoraho kugira ngo ubukene bumuveho, kuko yiyumvisha ko kandi yemera ko ari Imana yamushyize muri iyo state cyangwa muri ubwo buzima. Nta kindi kintu rero afite yabikoraho kugira ngo ahindure iyo mitekerereze. Imitekerereze ya kabiri ni imitekerereze ya gihumaniste. Umuhumaniste rero atekereza yuko ari we muntu akaba n'Imana icyarimwe, kandi akaba afite uruhare n'uburenganzira bwo gukora icyo ashaka akoresheje ubuzima bwe, haba mu gufata ibyemezo. Aramutse ahisemo ko anywa inzoga, ubwo anywa inzoga. Nahitamo ko ubuzima bwe abukoresha kuba indaya, ubwo azaba indaya, kuko nta wundi, niwe Mana akaba n'umuntu icyarimwe. Iyo mitekerereze nayo igira ingaruka zikomeye cyane, kuko ntategereza kugirwa inama, ntategereza guhabwa ubundi bufasha, nta nubwo afite ibyiringiro mu wundi muntu wamukura muri ubwo buzima. Niwe Mana y'ubuzima bwe, akaba n'umuntu icyarimwe. Ariko hakaba iyindi mitekerereze ya gatatu, imitekerereze ya kibibiriya. Naho umuntu yizera yuko Imana imufitiye umugambi, ariko nawe akagira uruhare rwo kugera kuri uwo mugambi. Ni ukuvuga ngo Imana hari imigambi myinshi idufitiye, ariko natwe abantu dufite uruhare rwo kugera kuri iyo migambi. Hari icyo twakora kugira ngo dushobore gusohora mu migambi cyangwa muri uwo mugambi Imana idufitiye mu buzima bwacu. Iyo niyo mitekerereze myiza. Abantu bose baramutse bagize iyi mitekerereze ya kibibiriya, aho batekereza ko bafite uruhare mu guhinduka kw'imibereho yabo, Imana ibashyiriraho umurongo w'ubuzima, ariko nabo bagakora ibishoboka byose kugira ngo bagendere muri wa murongo, kugira ngo bashobore kwacivinga icyo ngicyo Imana yabafatiye. Ibyo nibyo twifuriza abanyarwanda bose, ibyo twifuriza abakuze, ibyo twifuriza urubyiruko, ibyo twifuriza abantu bize ndetse n'abatariga, bataraciye mu mashuri, kuko bose twese dufite iyi myumvire yo kumenya ko Imana idufitiye imigambi, ariko natwe tukagira uruhare rwacu rwo kugira ngo dukore cyane, twinjiye muri wa mugambi Imana idufitiye. Kuko Bibiliya itubwira neza yuko Imana idufitiye imigambi myiza. Ni naho Bibiliya ivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira si ibibi, kugira ngo barememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ibyo rero itugambiriraho byiza, natwe tubigiramo uruhare rwo kugira ngo twinjire muri wa mugambi. Murakoze rero, ndifuza ko twese twagira iyo mitekerereze kandi myiza. Imana ibahe umugisha, mugende mugubwe neza, imitekerereze yanyu ihinduka. Murakoze cyane.